abiri y'umukara sibyo, abiri y'umukara. Noneho amanota abiri y'umukara yegeranye niho turebera note ya mbere bita do. Mu muziki tugira amanota kandi mujye mufata ikaramu n'urupapuro mwandike resume y'utuntu mvuga. Mu muziki aya manota y'umukara bayita amadiyeze cyangwa les sharp notes mu cyongereza. Ni les demi-tons, ni amanota y'ibice atuzuye. Ndashaka ko muzajya mwiga teori na pratique bikagendana. Les demi-tons cyangwa amanota y'ibice atuzuye, amanota abiri y'umukara yegeranye niyo twifashisha tuvumbura note ya mbere kuri piano bita do. Do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Aya manota arindwi cyangwa umunani. Menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayo. Twigisha abana bato gucuranga piano na gitari. Ufite umwana wifuza ko akabya inzozi zo kuba umunyamuziki, twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe tubigufashemo. Reka mbasuhuze cyane inshuti bavandimwe bakunzi mwakurikiraga Became Uwa Yesu mu masomo agiye atandukanye yacaga kuri YouTube kuri channel Bob. Kamanze mvuga urugendo rwanjye. Natangiye mfite channel yitwa Nyigisha TV. Nyigisha TV ndangije ndayitanga kubw'impamvu z'ubuzima basha. Ari ubuzima bujya butuma tuyitanga ibyo dutunze tukaba tubiyaye abandi kugira ngo ubuzima bukomeze. Iyo chaîne naje kuyigurisha yacaga amasomo yo kwigisha abantu gucuranga. Iyo chaîne yitwa ubungubu yitwa Beura washingiwe ya mwene data Pamphile, umukozi w'Imana yikorera ibiganiro nyine bya gospel. So bihindutse ngaruka kuri channel yindi yitwa Became Uwa Yesu. Became Uwa Yesu ni channel uyu munsi icaho ama worship session mujya mubibona indirimbo zo kuramya no guhimbaza, igacaho ama demonstration y'umuziki. None iyi channel yitwa Became Uwa Yesu Pro. Noneho iyi channel rero ni channel tugiye kwigiraho gucuranga. Muri kumva ni channel tugiye kwigiraho gucuranga. Hari amasomo najyaga mbaha ku mashano kuri iyo channel Nyigisha TV, niyo projet ngaruye. Rero mwe muri bigize umuco wo kureba ino video nimwe tugiye kugendana. Tugiye kwiga ikintu bita piano mu buryo butazahagarara. Tugiye kwiga piano. Ndajya mbaha amasomo abiri mu cyumweru. Kuwa gatatu no kuwa gatandatu muzajya mubona isomo ryanjye. Ubwo no kuvuga ngo amasomo abiri muzajya muyiga iminsi 7. Bantu tugiye kugendana ndabinginze muzite kwa aya masomo mbazaniye. Hari benshi bamenye gucuranga bindurutse kubera kwigisha online muri ya masomo yacaga kuri Nyigisha TV. Abantu bari muri level iri advanced mujye muri comment mubyandike muvuga ati twebwe turi mu cyiciro kitari cy'abatangizi, kugira namwe njye mbashyiraho video zanyu. Uko nzajya mbona comment zibaye nyinshi z'abantu batari abatangizi, nzajya ntegura uburyo ki namwe najya mbashyiraho video zijyanye n'urwego muri. Ariko ubu ngubu ngiye gutangira na kwiga piano n'ababigina batangiye aza. Mwese mwige kabisa nta kintu bitwaye. Iyo minsi 2 rero muzajya mubona amasomo kwa gatatu no kwa gatandatu. Noneho yes, ushaka kwiga inbox birumvikana uhisemo programme ya VIP. Igihugu cyose, intara, umugabane wawe uri wose kwisi ushobora kwiga piano tiri uva mu rugo. Mfite programme yitwa VIP program yigisha abantu gucuranga inbox mu gikari. Ukaza mu gikari tukiga rwose, nkakwitaho nkaguha ama video inbox y'umwihariko, nkaguhamagara kuri za video call. Urumva nyine ni ibintu bisaba umwanya. Uza witwaje amafaranga. Igihugu cyose waba urimo cyose kwisi ufite abana bashaka kwiga piano cyangwa gitari. Ushobora kuba nawe uri umuntu mukuru waraguze piano mu rugo yimaranye imyaka ariko utazi gukoraho. Uzambwira inbox nta kibazo. Udashoboye kwigira kuri YouTube, hari abantu batabishobora, hari n'ababishobora. Udashoboye kwigira kuri YouTube uzansanga mu gikari umbwira ati Became umwana wanjye
warebye ukuntu mfasha nangize inzozi zanjye zigakura. Murakoze cyane, ibyo birashoboka. Noneho kuri iyi piano ku bantu b'abatangizi, nk'uko please ugomba gufata ino video yanjye, ngiye kubwira etape zo kwiga video. Icyambere, ufata video ukayireba nk'uri kureba televiziyo. Etape ya kabiri, ufata video, murumva, ukongera ukayifungura bwa kabiri, ukicara kuri piano ugakora ibyo ndi gukora. Etape ya gatatu, ufata video ukayifunga, iyi ngiyi ukayizimya, warangiza ukajya gukina ubumenyi wasigaranye mu mutwe. Ni izi etape 3 biga mu video. Ntugafate video yanjye ukiyifungura ngo wirohe kuri piano, kuko nubuza ama development nakozemo hagati. Banza urebe video muri kureba televiziyo piano izimije. Muri etape ya kabiri wongera urebe video usubiremo ibintu uri kumva. Muri etape ya gatatu video none uyagarike usubiremo ibyo wasigaranye mu mutwe. Izo ne etape zo kwiga video, nuko muzajya mwiga video, kuko abantu benshi biga kuri YouTube bakiga nabi bahubutse ntibamenye gucuranga. Niki nababwira kuri iri somo rya mbere tugiye gutangiriraho rero abantu bano mukurikira yicana, birumvikana no gukora subscribe no kunzogera kugira ngo nizajya kiraho video ujye uhita uyibona. Ibyo rwose ni ku nyungu za twese, iyo mbigusabye. Ariko nta n'uburyo ni gute ureba video y'umuntu uri kuguha ubumenyi ugahora ureba utarakanda subscribe, kandi uwo muntu ari kuguteza imbere, kuki utakwishimira ko iyo channel yakwaguka n'abandi bakayimenya, twese tugafashanya tugatezanya imbere. Ikindi byagutwara icyo uramutse ufashe video nk'iri kuguha ubumenyi ukayisharinga abantu bakeneye iyi service ko ari benshi ku isi, ukayishyira kuri status, ukayishyira kuri Facebook, ukayishyira mu group ya WhatsApp, kugira dukomeze dufasha abantu b'Imana baherereye ku isi. Kuri iyi piano rero ikintu ngiye kubasigira nsoza, mugomba kumenya uko piano iteye. Ano matushe y'umukara n'ay'umweru ntabwo ari impanuka. Murabona kuri piano dufite amatushe, ano kamera yagira, dufite amatushe y'umukara ari groupe mu buryo bubiri. Groupe ya mbere ngiyi, amatushe abiri y'umukara yegeranye ngaye, n'atatu yigurupye y'umukara. Bivuga ngo kuri de groupe abiri y'umukara, sibyo, abiri y'umukara. Noneho amanota abiri y'umukara yegeranye niho turebera note ya mbere bita do. Mu muziki tugira amanota, kandi mujye mufata ikaramu n'urupapuro mwandike resume y'utuntu mvuga. Mu muziki aya manota y'umukara bayita amadiyeze cyangwa les sharp notes mu cyongereza. Ni le demito, ni amanota y'ibice atuzuye. Ndashaka ko muzajya mwiga teori na pratique bikagendana. Le demito cyangwa amanota y'ibice atuzuye, amanota abiri y'umukara yegeranye niyo twifashisha tuvumbura note ya mbere kuri piano bita do. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Aya manota 7 cyangwa 8 nkennye ni ibintu byose byubakiyeho tuziga, niho umuziki uri, niho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo note ya do kuri piano ni note y'umweru ibanziriza amatusha abiri y'umukara yegeranye. Bivuga ngo ahantu hose wabona aya matusha abiri y'umukara yegeranye wahabona na do. Bivuga ngo iyi ni do, n'ahandi hose kamera itagera. Ni ngo izi ni do, zose ni do. Niba twamaze kubona do, it's very easy for us to find the remaining notes. Biroroshye kuri twe kubona andi manota kuva twamaze kubona do. Niba yari do, iyi ni re, murabibona, iyi ni mi, iyi ni fa, iyi ni sol, iyi ni la, iyi ni si, iyi ni do. Ubwo ni do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Murabibona? Bivuga ngo kuri iyi piano dufite do tukagira na do dieze murumuna wayo, dufite re tukagira na re dieze. Dieze y'inota ni note y'umukara iyikurikira nta yindi nyuzemo. Ni note y'umukara ikurikira y'umweru nta yindi nyuzemo. Icyo gifata izina ry'iyo note y'umweru. Do dieze, re dieze, mi nta dieze igira kubera ko kuza indi y'umukara yita haza fa dieze, sol dieze, la dieze,
si do. Si nayo nta diyeze igira kuko kugira ngo hazi y'umukara itazi y'umweru. Bivuga ngo mu muziki note ya mi na si nta diyeze bigira. Sinzigira numva hari umuntu uvuze ngo mi diyeze cyangwa si diyeze. Si diyeze, mi diyeze n'existe pas, doesn't exist. Niba tumaze kubona uko amanota ateye, ni intambwe ya mbere duteye mu muziki, tukaba tumenya amazina yayo, ni intambwe ya mbere duteye mu muziki. Noneho iyo ucuranga piano, ugomba gucuranga piano ukoresheje amaboko yombi. Uyu mwitozo ni mu usigarane, ni wo mugiye gukora byibura mu gihe kingana n'iminsi 4 cyangwa 3. Urajya ufata do re mi fa so, upange mu intoki zawe ku buryo zihura n'aya manota. Do re mi fa so, nuwangu arutoki rw'agahera do re mi fa so do, urundi rutoki re mi fa so. Uragikora ku buryo buri rutoki ubona note rukina kugera muri sol, kubera ariyo ntoki 5 zigarukira. Ubwo ni left hand, ubwo uragira gutya. Ukuboko kw'indyo noneho urafata igikumwe ushyire muri do, izindi ntoki zikurikiyeho. Ubwo urakina gutya. Sibyo, numara kubimenya uzafata amaboko yombi uyapositione kwa ya manota, ugenda ukina gake gake noneho amaboko yombi agendana. Abaho umugisha. Ukeneye kuvugana nanjye biroroshye, ukeneye kwiga muri porogaramu ya VIP inbox bishyurira, byose biroroshye kandi birashoboka. Ushobora kunsanga inbox kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Please